Hari abantu benshi babyuka kare mu gitondo bagataha nijoro bananiwe cyane, bagakorera amafaranga buri munsi ariko imyaka igashira nta mpinduka zigaragara mu buzima bwabo. Hari n'abakora akazi kamwe imyaka 10 ariko bakaba bagihangayikishijwe n'inzu babamo, amafaranga y'ishuri cyangwa icyo bazarya ejo. Ibi bituma abantu benshi bibaza ikibazo gikomeye cyane. Ese ikibazo ni uko ntakora cyane bihagije? Oya, ukuri gukomeye abantu benshi batigera bakubwira ni uko gukora cyane byonyine ntabwo bikiza umuntu. Niba gukora cyane byari bihagije, abakozi bubaka imihanda bari kuba abamiliyoneri, abahinzi bakora buri munsi bari kuba abakire cyane kuri iyi si, abakora amasaha 15 ku munsi bose bari kuba bafite amafaranga menshi. Ariko si uko bimeze, kuko ikibazo si ugukora cyane gusa. Ikibazo ni uko ukoresha ubwenge bwawe, uko ukoresha amafaranga yawe, uko utegura ubuzima bwawe n'icyo ukorera amafaranga yawe. Urakaza neza kuri iyi channel yigisha ubumenyi ku mafaranga ndetse n'uko wakwiteza imbere. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, nkagusaba gukanda kuri like, gukanda kuri buto ya subscribe kugira ngo ukomeze kubona izindi nyigisho zigufasha gutera imbere ndetse no kudushyigikira. Muri iyi video turavuga ukuri gukomeye cyane abantu benshi birengagiza, ukuri gushobora guhindura ubuzima bwawe niba ubyumvise neza ukabitega amatwi. Niba uri umuntu ukora cyane ariko amafaranga akabura, wumva ubuzima bwawe bugoye nubwo udasinzira, cyangwa ushaka kuba umukire by'igihe kirekire, iyi video ni iyawe. Reka dutangire uburyo tureba hamwe uburyo bukwereka neza ko gukora cyane atari byo bikiza umuntu. Uburyo bwa mbere, isi yigisha abantu gukora cyane ariko ntibibigisha ubukire. Kuva tukiri bato twigishije ibintu bisa: jya wiga cyane, shaka akazi keza, kora cyane, humura amafaranga azaza. Ariko ikibazo ni uko hari ikintu batatubwiye: akazi kenshi ntikangana n'ubukire. Hari umuntu ushobora gukora amasaha 18 ku munsi akababara cyane ariko akaguma mu bukene imyaka ye yose, kandi hari undi ushobora gukora amasaha make ariko amafaranga ye agakomeza kwiyongera. Aha wakwibaza uti biterwa n'iki? Kuko abakire benshi ntabwo bagura igihe cyabo gusa, ahubwo bubaka sisitemu y'uburyo bakoramo business, investment, skills zifite agaciro cyangwa ibintu bibinjiriza amafaranga niyo baba baryamye. Umuntu uhembwa amafaranga bitewe n'amasaha yakoze aba afite limiti cyangwa se ingarukiro, kuko umuntu ugira umunsi ugira amasaha 24 gusa, ntushobora gukora amasaha 100 ku munsi. Ariko sisiteme cyangwa business byo bishobora gukora igihe cyose, igihe wabikoze neza ukabiha agaciro. Aha niho abantu benshi bahombera, bumva ko igisubizo ari ugukora cyane, gukora overtime cyangwa se amasaha menshi. Shaka akazi ka kabiri cyangwa gukora cyane kurushaho uko bakoraga. Nyamara ikibazo ni uko ese ibyo ukora bifite iterambere rirambye? Icyo ni ikibazo ukwiriye kwibaza. Reka turebere hamwe uburyo bwa kabiri. Gukora cyane ni ikintu kitagira agaciro, ntibigukiza. Tekereza umuntu ucukura umwobo akoresheje igitiyo n'isuka, ashobora gukora cyane akavunika. Ariko umuntu ukoresha imashini akarangiza mbere inshuro 100 ashobora kwishyurwa amafaranga meza. Iyi si y'ubu ihemba value, skills, creativity, solving problem no gukoresha ubwenge bwawe. Ntabwo ihemba kubabara gusa, ahubwo hari ibintu ihemba. Hari abantu benshi bakora ibi bintu, abantu bake bakeneye iki? Bafite gross cyangwa bitangirira amafaranga menshi? Oya, ikibazo ntabwo ari uko bitangirira mu mafaranga menshi, ahubwo ikibazo ni uko bitekerezamo. Ariko abantu benshi bafite imyumvire ziri hasi ariko bagakomeza gutekereza ko gukora cyane bizabageza kure. Oya, ugomba kwibaza uti ese ibyo nkora bifite agaciro ku isoko? Urugero, umuntu ufite skills ya editing, coding, marketing cyangwa se ubumenyi kuri gukoresha muri AI
bizinesi cyangwa content creation ashobora kubona amafaranga menshi kurusha umuntu ukora imirimo ikomeye cyane ku mubiri. Ibi ntabwo bivuze gusuzugura akazi gakomeye, bisobanuye ko isoko rihemba icyo abantu bakeneye cyane. Icyo nicyo bivuze. Uburyo bwa gatatu, abakene benshi bakorera amafaranga ariko abakire bo bakoresha amafaranga yabo. Iri ni rimwe mu mabanga akomeye cyane. Abantu benshi barakora baragahembwa, amafaranga akarangira, hanyuma bagategereza ukwezi gutaha. Ubuzima bwabo bwose buzenguruka nka salari, ariko abakire bo bakoresha amafaranga yabo kugira ngo abyare andi mafaranga. Bagura bizinesi, invesitimenti, aseti cyangwa ibintu bibinjiriza andi mafaranga. Iyo uri gukora gusa amafaranga akarangira, uba uri muri sako itazarangira, kuko igihe uhagaritse gukora n'amafaranga arahagarara. Niyo mpamvu abantu benshi batinya gutakaza akazi, kurwara cyangwa gusaza, kuko income yabo yose iba ishingiye ku mubiri wabo. Ariko wealth nyayo yubakwa igihe amafaranga atangiriye kugukorera. Uburyo bwa kane, gukora udafite ubumenyi bwo gucunga amafaranga ni nko kuzuza indobo mo amazi yatobotse. Hari abantu benshi bahembwa amafaranga menshi ariko bagakomeza kuba abakene. Kubera iki? Kuko ikibazo atari amafaranga make gusa, ikibazo ni uburyo bayakoreshamo. Abantu benshi bagura ibintu byo kwiyerekana, kubaho bashaka gushimisha abandi, bagakoresha amafaranga yabo yose babonye agashira. Iyo salari yiyongereye n'ibyo basohora biriyongera. Ibi nibyo bita lifestyle inflation. Ukabona umuntu amafaranga yiyongereye ariko stress ntiyagabanutse. Kuba umukire ntabwo bitangirira ku mafaranga menshi, bitangirira ku mwundi ufite ku mafaranga. Niba udashobora kubika make, ntushobora no kubika amafaranga menshi, ahubwo ibonye menshi nayo wayasesagura. Ukuri gukomeye, nta muntu uzaza kugukiza ubuzima bwawe, ahubwo ni wowe ubwawe ukwiriye kwizamura. Hari abantu benshi batekereza guca, bagategereza ngo leta, bosi, inshuti, amahirwe cyangwa miracle ngo bazamufasha. Ariko ukuri ni uko nta muntu uzaza guhindura ubuzima bwawe mu buryo bw'amayobera. Ugomba kwiyubaka, kwiga skills nshya, gutanga ibintu bishyashya no gufata responsibility y'ubuzima bwawe. Birashoboka ko utangiriye aha hantu heza, birashoboka ko ibintu bikomeze kugorana. Bimwe buri munsi uzabona result zimwe z'ibintu ugenda ukora. Ubuzima burahinduka iyo uhinduye imitekerereze yawe, ugahindura habits, ugahindura uburyo ubonamo amafaranga. Ubuzima bwawe nta kabuza buzahinduka. Icyo wakora niba ushaka guhindura ubuzima bwawe, icya mbere, jya wiga skills zifite z'amafaranga. Wiga ku bintu, iga editing, graphic design, wige ku bumenyi kuri bwa AI, coding, sales cyangwa communication, wige na content creation. Skills zifite value ziguha amafaranga menshi by'igihe kirekire. Icya kabiri, ntukishingikirize kuri income imwe. Income imwe ituma uzabona amafaranga uko utabishaka. Shaka side hustle, online business, YouTube, freelancing cyangwa investment. Icya gatatu ukwiriye gukora, menya gucunga amafaranga. Bika amafaranga uko bikwiriye. Irinde gukoresha amafaranga yose. Tangira gutekereza nk'umuntu ushaka freedom, aho gutekereza nk'umuntu ushaka gusa ibintu byo kwiyerekana. Icya kane, koresha internet neza. Internet yahinduye isi. Uyu munsi umuntu ashobora gukorera amafaranga ari mu Rwanda ariko akorera abantu bari muri Amerika cyangwa Europe. Ariko ikibazo ni uko benshi bakoresha internet kuri entertainment gusa, gossips cyangwa scrolling idafite umumaro. Ahubwo koresha internet mu gihe gikwiriye, uyikoresha ikakubyarira amafaranga. Uburyo bwa gatanu, tangira ubu. Abantu benshi baravuga bati nzabikora nyuma, nzabikora mfite amafaranga.
ariko igihe cyiza cyo gutangira nubwo watangira n'ibintu biciriritse, gutangira nibyo bifite agaciro gakomeye cyane. Niba hari ikintu kimwe ushobora gukura muri iyi video ni iki: ntukore cyane gusa, ahubwo jya ukora ibintu bifite direction cyangwa se icyerekezo, kuko gukora cyane udafite strategy birananiza cyane. Gukora cyane udafite knowledge biragutesha igihe cyawe, kandi gukora cyane udafite vision cyangwa se icyerekezo bishobora gutuma imyaka yawe ishira nta mpinduka igaragara ku buzima bwawe. Isi ntabwo ihemba umuntu ubabara cyane gusa, ihemba umuntu ufite value, uzi gukemura ikibazo kandi uzi gukoresha ubwenge bwe. Ntureke ubuzima bwawe kugira ngo ubuhindure, cyangwa se gukora cyane utaruhuka, ahubwo ukora amasaha makeya ariko ukora ibintu bifite value, cyangwa se gukemura ikibazo kiri mu baturage. Tangira kwiyubaka, tangira kwiga, tangira gutekereza difference, cyangwa tangira gutekereza bitandukanye n'uko watekereza ku buzima bwawe, kuko umunsi umwe ushobora kureba inyuma ugasanga ikibazo kitari uko ukoraga cyane gusa, ahubwo wari utaramenya uko abakire batekereza. Niba ukunze iyi video, kanda like, kandi kuri buto ya subscribe, kandi usange iyi video umuntu utekereza ko akeneye kumva ukuri. Tuzongera duhurire mu yindi video itaha. Ndabashimiye.